Ese umutungo ushobora kubona nyuma y'urupfu rw'uwo mwashakanye ushobora kuza mu mitungo izagabanwa mu gihe cy'izungura? Ibi benshi ntabwo babizi, ariko ndagira ngo tubiganireho neza ndetse tubishyireho umucyo. Nabonye benshi bakomeza kugenda babimbaza. Ndagira ngo udufolowinge kugira ngo uzajye ukurikira ibiganiro bijyanye n'amategeko mbere ko dusobanura iki kintu. Twese tuzi impamvu zishobora gutuma izungura ripfunduka. Niba uwo mwashakanye yitabye Imana, itegeko rivuga ko wegukana umutungo wose mwashakanye, ugasigarana inshingano zo kurera abana nyakwigendera yemeye cyangwa yemejwe n'amategeko, no kwita ku babyeyi be igihe bibaye ngombwa. Ibi birumvikana. Iyo wa muntu wapfakaye yongeye gushaka, icyo gihe itegeko riramuhagarika, izungura rigafunguka, hakabaho kuzungura imitungo nyakwigendera yasize. Ariko icyo gihe hazungurwa 50 ya nyakwigendera. Aho mu kugira ngo izungurwe, hazungura umuzungura wa mbere, mu gihe adahari hakazungura wa kabiri, icyo gihe agafatanya n'uwasigaye, n'umwe mu bashakanye wasigaye, kugira ngo bazungure rwa ruhare rundi rutazunguwe, kugira ngo abone gufata umutungo we yemerewe n'amategeko, abone kujya kuwushakamo undi mugabo cyangwa se undi mugore. Izindi mpamvu zishobora gutuma izungura rifunguka ni igihe wowe wasigaranye umutungo wa nyakwigendera wanze kwita ku bana yemejwe n'amategeko cyangwa yemeye ku bushake cyangwa musangiye. Icyo gihe abo bana bafite uburenganzira bwo gutanga ikirego basaba uburenganzira bwo kuzungura, kuko udakora inshingano zo kubitaho kandi warasigaranywe umutungo w'umubyeyi wabo. Ibyo ngibyo ndumva bisobanutse neza, ariko icyo ngicyo si cyo tugiye kuganiraho aka kanya. Uyu munsi ndagira ngo turebe, ese umutungo wabona nyuma y'urupfu rw'uwo mwashakanye wajya mu bigabanywa? Reka tugisubize muri ubu buryo. Hari igihe uba ufitanye imitungo ufatanyije na nyakwigendera. Mu by'ukuri mufitanye imodoka ebyiri, mufitanye inzu, imirima n'ibindi bibanza bitandukanye. Ibyo mwari mubifite mukibana, ariko nyuma y'urupfu rwe ubuzima burakomeje. Nta nubwo ushatse undi mugabo, ntushatse undi mugore, wubatse ubuzima bwawe, ushinze kampani, uguze imitungo, uguze izindi modoka. Ibyo byose ukaba warabibonye nyuma y'uko uwo mwashakanye yitabye Imana. Itegeko aha ngaha rirakomeza rikabaza ngo, ese nihajya kubaho izungura bitewe na ziriya mpamvu zitandukanye nababwiye, ariko nanabibutsa ko iyo umwe mubasha wa wundi wasigaye nyine nawe yitabye Imana, izungura rirafunguka. Icyo ngicyo nicyo ntari nasobanuye. Rero aha ngaha icyo nshaka kugira ngo turebe, tunibuka ko itegeko ribuza uwapfakaye kwikuraho imitungo ngo arenze 1/2 mu nyungu z'abazungura. Namwe mugura imitungo mujye mubicunga, mubisuzume. Uwapfakaye ntabwo yemerewe kuba yakikuraho imitungo ngo arenze 1/2 mu nyungu z'abazungura. Ese tugaruke kuri wa muntu mwari mufitanye imodoka n'ibiki n'ibiki, nyuma yaho uza kugira ibyo ugeraho, ugura imodoka, ugura ibibanza, ugira byinshi ugeraho, ufungura kampani n'ibindi bitandukanye. Ariko ibyo ngibyo wafunguye, wabifunguye nyuma y'uko uwo mwashakanye yitabye Imana cyangwa yapfuye. Ese habonetse impamvu iyo ari yo yose ishobora gutuma habaho kuzungura, ese ya mitungo wabonye nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera ishobora kuza mu mitungo igomba kuzungurwa? Reka aha ngaha tubirebere mu murongo watanzwe n'urukiko rw'ubujurire RCA 03/2021/. Court of Appeal. Turebe icyo urukiko rwavuze ku kibazo nk'iki ngiki. Hano urukiko rwaravuze ngo, mu izungura ry'umutungo w'abashakanye, umutungo wabonywe nyuma n'umwe mu bashakanye ushaka kuzungura, yaba yarawuhashye cyangwa yarawuhawe, abigaragariza ibimenyetso. Akagaragaza igihe yawuboneye, niba yarawuhawe cyangwa niba yarawuhashye nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera.
Icyo gihe iyo abashije kubigaragariza ibimenyetso, ntabwo uwo mutungo ushobora kujya mu mutungo rusange uzungurwa, kuko aba yarakomeje gukora ibikorwa bimuteza imbere, ku buryo bitavugwa ko umutungo wose yabonye nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera byakwitwa ko awukomora ku mutungo rusange bari basangiye. Ibi ngibi ndumva neza bisobanutse. Mu gihe hari imitungo yaba yarashatswe nyuma, aba benshi ntabwo bakunda kumenya iki kintu. Ntabwo uwo mutungo waba wariboneye nyuma ushobora kuza mu mitungo igomba kugabanwa. Iyo hagiye kubaho izungura, iyo habaye impamvu zituma habaho kuzungura, nk'uko nawe basobanuriye ko umuzungura wa mbere ari umwana, mu gihe umwana adahari hakazungura se na nyina ba nyakwigendera, mu gihe se na nyina ba nyakwigendera badahari hakazungura abavandimwe ba nyakwigendera basangiye ababyeyi bombi, mu gihe badahari hakazungura abavandimwe ba nyakwigendera basangiye umubyeyi umwe, mu gihe badahari hakazungura ba sekuru na ba nyirakuru ba nyakwigendera, mu gihe baba badahari hakazungura ba nyirasenge, ba nyina wabo, ba se wabo, nk'uko itegeko rigenga abantu n'umuryango ribisobanura. Mu gihe rero hagiye kubaho iryo zungura bitewe n'urutonde rugiye kuzungura, uzabanza ufate ya mitungo wabonye nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera, ndetse unabigaragariza ibimenyetso, uyishyire ku ruhande. Nihajya kubaho kuzungura, hazazungurwa ya yindi wari ufatanyije na nyakwigendera igihe yari akiriho. Ndumva iki kintu gisobanutse. Niba nawe wari ugifiteho ikibazo, ndumva neza unyuzwe, kuko benshi bakunda kubimbaza, benshi bakunda kubyitiranya, bakumva ko kuba iryo shyingirwa rikiriho atarigeze ashaka, imitungo iyo ari yo yose ashobora kubona ishobora kujya mu mitungo izagabanwa mu gihe cy'izungura. Ndumva ibi bintu bisobanutse. Niba ufite ikibazo ku byo tumaze gusobanura, cyangwa ikibazo ku bibazo bijyanye n'amategeko, wifuza ko tukugira inama, tuguhereza ubujyanama nko kuri ibi biganiro tuba twatanze, cyangwa n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, mwatwandikira aho muri komenti, cyangwa mukatwandikira kuri iyo nimero iri aho ngaho ya WhatsApp. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.